Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru atandukanye harimo n'ayangaya. Abayisilamu bo mu Rwanda bamurikiye Perezida Paul Kagame imishinga ibiri ikomeye bateganya gutangira vuba aha ku buryo bavuga ko ari imishinga ihesha u Rwanda ishema. Ni nyuma rero y'aka gace k'amakuru n'ubundi turubuze kubagezaho ikiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiriye muri uyu muhango wabereye muri BK Arena nkuko rero bisanzwe nyuma ya Eid al-Fitr nkuko bari bamutumiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero nawe yitabiriye ndetse ahagira ijambo agenera abayisilamu ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Mufti w'u Rwanda Sheikh Sindayigaya Musa ari mu busabane bwahuje Perezida Kagame n'umuryango w'abayisilamu kuri uyu wa gatatu tariki 25 Werurwe umwaka wa 2026. Mu magambo yiwe rero yagize ati turateganya kubaka igicumbi cy'umuco wa Islamu i Kigali, hakazaba harimo n'umusigiti ukomeye wo ku rwego rw'igihugu. Mu Rwanda twakira abashyitsi benshi ndetse bakomeye, bikaba ari iby'agaciro kandi biteye ishema u Rwanda n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Aha Sheikh Musa yavuze ko iki gicumbi kizubakwa hafi y'amahoteli akomeye kugira ngo kizafashe abashyitsi bagenderera u Rwanda. Sheikh Musa yavuze kandi ko bagiye kubaka icyiciro cyabo ku rwego rw'igihugu, kikazaba kirimo ivuriro, inyubako y'ubucuruzi, icyumba mberabyombi, parking y'imodoka igihumbi n'ibindi. Bashimiye kandi Perezida wa Repubulika wabemereye inkunga muri uyu umushinga. Perezida Kagame yabashubije agira ati uzangaye gutinda ariko ntuzangaye guhera, ntabwo bizahera. Hari ibyasezeranyijwe kera muri 2011 ndabyibuka, hari ibijyanye n'inyubako na Mufti yanabivuze bizakemuka. Yagize ati ngira ngo hari aho bagombaga kubaguranira, ese ubwo kugurana bitwara umwanya unangana iki? Perezida Kagame yavuze ko hari n'indi nkunga y'ubundi buryo yari yemeye, avuga ko nayo azayitanga mu gihe kitarenze uyu mwaka. Yagize ati umwaka utaha ubwo ahubwo nzaza ngewe mbabaza icyo iyo nkunga mwayikoresheje. Reka mbareke rero mukurikire iri jambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagiriye muri Arena. Ni inkuru n'ubundi dukesha televiziyo y'u Rwanda RBA ku makuru n'ubundi yatugejejeho mu kiganiro cyaciye ku kinyamakuru gitangazamakuru cya RBA mbona nkubone cyangwa se mu buryo bwa live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana bane namwe Bayisilamu kazi namwe mwese muteraniye aha, ndagira ngo mumfashe twakire nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu muco mwiza dutozwa n'idini ya Islam dutora takbir. Allahu akbar. Walillahil hamd. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi muteraniye aha, Bayisilamu kazi
nitwa Tijara Kabendera, nije uri buyobore iyi gahunda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu ni umunsi w'amateka, uyu ni umunsi udasanzwe ku bayisilamu twese aha mu Rwanda. Kubera ko kubana namwe kuri uyu munsi nk'abayisilamu ni iby'agaciro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze kuduha agaciro. Ubu abayisilamu twarize, abayisilamu turatekanye kubera kubana namwe, kubera imiyoborere myiza muduha nk'abanyarwanda, turabibashimira nk'abayisilamu bo mu Rwanda. Abayisilamu bo mu Rwanda dutewe ishema no kuba turi mu banyarwanda bakora ibishoboka byose kugira ngo twubake u Rwanda twifuza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uyu munsi twawutangiye mu masaha ya kare, aho twagize ibiganiro bitandukanye ku nsanganyamatsiko ku ruhare rw'umuyisilamu kubaka u Rwanda twifuza. Hari higanjemo ubuhamya bwa bamwe mu bayisilamu bafite ibikorwa by'indashyikirwa, hari harimo urubyiruko, abategarugori, abacuruzi, ba rwiyemezamirimo, aho batuganiriye ku buryo biteje imbere babikesha kwizigama. Bashishikarije urubyiruko kugira umuco wo kwizigama, kurwanya ibiyobyabwenge ndetse no kurandura ubwomanzi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu muco mwiza wa Islam turatangirana iyi gahunda amagambo y'Imana dusanga mu gitabo gitagatifu cya Quran. Ariwo mwanya ngiye guhamagara Sheikh Rugwiza Hussein. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma ya magambo meza dusanga mu gitabo gitagatifu cya Quran yo kwiragiza Imana kugira ngo umunsi wacu ugende neza, niho mwanya naboneraho guha ikaze Mufti w'u Rwanda kugira ngo atugezeho ijambo ry'ikaze. Mufti, umwanya ni uwanyu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mbanje ku izina ry'Imana Nyirimpuhwe Nyirimbabazi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bayobozi mu nzego nkuru z'igihugu cyacu, bayobozi b'amadini n'amatorero muteraniye hano, bavandimwe bayisilamukazi, namwe nshuti z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, mwese uko muteraniye hano mbanje kubifuriza amahoro y'Imana, impuhwe zayo n'imigisha byayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bavandimwe nshuti muteraniye hano, mu izina ry'abayisilamu mu Rwanda, nejejwe no kubona uyu mwanya w'agaciro kugira ngo mbifurize ikaze muri iyi gahunda y'ubusabane bwo kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr usoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani muri uyu mwaka wa 2026. Ubu busabane bwahuje abayisilamu mu Rwanda, namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba nagira ngo kandi mbashimire kuba mwafashe uyu mwanya mukaba mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibi ni ibikomeza gushimangira icyo Abanyarwanda twese tubaziho ko imvugo yanyu ari yo ngiro. Ubu busabane bufite insanganyamatsiko igira iti twishimire imiyoborere myiza mu Rwanda yaduhaye agaciro n'ubwisanzure mu myemerere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, amateka y'abayisilamu mu Rwanda mu bihe byatambutse bahuye n'ibihe bitari byiza bitewe n'imiyoborere mibi yaranze igihugu cyacu, byaranzwe n'ihezwa, n'itotezwa no gucibwa, gushyirwa mu nkambi, ariko ayo mateka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwarayaduhinduriye, bityo munyemerere mu ncamake mbagezeho uko abayisilamu bo mu Rwanda tubayeho muri iki gihe cyiza cy'ubuyobozi bwanyu Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Dushingiye ku mvugo n'inyigisho y'intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha, aho yagize ati burya udashimira abantu ntiyanashimira Imana. Mu izina ry'umuryango mugari w'abayisilamu mu Rwanda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira urugamba mwayoboye rwo kubohora igihugu cyacu no guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma yaho urugamba murarukomeza, noneho mwunga Abanyarwanda ndetse mubasha no kugarura ubumwe bwabo, munakomerezaho kubaka igihugu no kugiha icyerekezo gishimwa mu ruhando rw'amahanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibi byose mubishimirwa n'Abanyarwanda twese muri rusange, ariko mu buryo bw'umwihariko twebwe abayisilamu mu Rwanda hari igihango dufitanye. Hari aho tuzirikana mwatuvanye, hari naho mutugejeje mu gihe cy'imyaka 31 y'imiyoborere myiza mu gihugu cyacu. Ibyo dushima ni byinshi cyane ntitwabirondora, gusa turavuga mu bike by'ingenzi bikurikira. Ku isonga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira agaciro mwaduhaye. Ubu ntabwo tukitwa abaswayire, dufatwa nk'abandi baturage, nk'abandi Banyarwanda bafite agaciro. Turabashimira kuri uyu mwanya muduha, bigaragaza agaciro muduha, umwanya nk'uyu wo gusabana natwe. Turashima ubwisanzure dufite mu kwamamaza ubutumwa bwa Islamu no kugaragaza ukwemera kwacu nta nkomyi.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira byimazeyo mwadukuye mu bwigunge muduha ikiruhuko rusange mu gihugu ku minsi mikuru ya Kisilamu yombi, umunsi wa Idil Fitri usoza igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, ari nawo mwaje kwifatanya natwe muri ubu busabane, ndetse n'umunsi mukuru w'igitambo. Turabashimira uko mwahaye abana b'abayisilamu kimwe n'abandi banyarwanda uburenganzira bungana mu kubona uburezi no kwiga nta vangura iryo ari ryo ryose. Ubu abana bacu b'abayisilamu bariga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, impamyabumenyi sinakubwira n'abaprofeseri turabafite. Turabashimira uko mwarenganuye abayisilamu no kubasubiza imitungo bari barambuwe na leta zatambutse mu bice bitandukanye by'igihugu, aho mwagiye mudusubiza ubutaka ahantu hatandukanye, ariko by'umwihariko nk'urugero nuko mwadusubije ikigo cy'ishuri ry'intwari twari twarambuwe, ndetse ntago ari ukukidusubiza gusa, ahubwo mwarakivuguruye muranacyagura maze kigira ishusho nziza. Turabibashimira. Mu rwego rwo guteza imbere imiturire, mu bihe byatambutse bya ya mateka, abayisilamu bari baraciriwe mu nkambi batandukanywa n'abandi banyarwanda, ndetse izo nkambi kuzinjiramo ku bandi bigasaba ikibari n'icyemezo cyanditse, yewe n'abari muri izo nkambi kuzivamo bigasaba ko basaba uburenganzira. Ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu mwebwe ayo mateka mwarayahinduye, ndetse n'ahatuye abayisilamu nk'umujyi wa Biryogo w'amateka y'abayisilamu, ubu ahitwa mu Marangi habaye ubukerarugendo, hinjiriza amafaranga abahakorera. Turabashimira uko mutwitaho kimwe n'abandi banyarwanda, mukadukemurira ibibazo duhura nabyo. Ibyo twabitangira ingero nyinshi muri zo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira uko mworohereje abayisilamu mu Rwanda bajya mu rugendo rw'Imaka gukora umutambagiro mutagatifu, aho basigaye bagenda mu rugendo ruboroheye cyane bajyanye n'indege y'igihugu cyacu mwadushakiye ya Rwanda Air. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwabarinze imvune z'urugendo kuko iyi ndege irabatwara mu buryo bwa charter flight, ikava hano i Kigali ikagwa i Jeddah nta handi inyuze, ikazongera igahaguruka i Madina ikaza i Kigali nta handi inyuze, mu rugendo rw'amasaha 3 gusa bakaba bageze mu gihugu cyabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagira ngo tubamenyeshe ko iyo abahaji bacu baguye ku kibuga bakabona ni indege ije kubatwara mu buryo bwihariye bonyine, kuko idasanzwe ifite urugendo rukorera muri biriya bice, bivuga ngo iba yagiyeyo kubera abo bahaji. Ibindi bihugu baribaza bati aba bahaji barakomeye cyane, natwe twabwira duti dufite umuyobozi ukunda abaturage. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira ubufasha n'ubujyanama bwa hafi inzego zitandukanye z'igihugu cyacu ku murongo mwazihaye, uko zidahwema kutuba hafi mu kudufasha kurushaho kubaka umuryango wacu wa Islamu no kuwuteza imbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu gihe muri ya mateka yatambutse abayisilamu bahezwaga babuzwaga kwiga mu mashuri, kandi biranumvikana yuko no mu nzego z'igihugu aho nta wabitekerezaga, nta watekereza kuba umuminisitiri, nta watekereza ubudepite, ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu mwaduhinduriye amateka. Abayisilamu bari mu nzego zitandukanye z'igihugu, abaminisitiri turimo, abambasaderi turimo, muri Sena no mu badepite turimo, inzego z'ibanze, inzego z'umutekano, mu bigo bya leta n'ahandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo ni igihango tutazibagirwa. Ubu abayisilamu nabo muri izo ngeri zose bafatanya n'abandi baturage n'abandi banyarwanda mu kubaka igihugu. Turabashimira ububanyi n'amahanga, nk'uko mudushakira inshuti mu bihugu bitandukanye. Ubu abayisilamu kimwe n'abandi banyarwanda
twunguka byinshi muri uwo mubano, kandi aho tujya hose batwakira neza, natwe tukagenda dutewe ishema no kuba duturutse mu gihugu muyoboye, kandi bakatwakira neza kubera guha agaciro mwebwe ndetse n'uburyo mutuyoboye neza mu gihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibyo ni bikeya twabashimira, ni byinshi ntabwo twabirondora, ni ingero, ariko ubundi ni byinshi ndetse ntawabibarangwa birangize. Nanone Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo mutwemerere tubagezeho mu ncamake icyerekezo cy'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, aho tugana naho twifuza kujya. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda ufite icyerekezo gitanga icyizere, gishingiye kuri viziyo y'igihugu 2050 NST2, ndetse no kwigena migambi ry'imyaka 5 strategic plan ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kuva mu mwaka wa 2024 kugeza 2029. Iri gena migambi turyitezeho ko rituganisha heza. Mu byo dushyize imbere rero Nyakubahwa, harimo guharanira kunoza imikorere y'inzego z'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda no kurushaho kwimakaza imikorere yo mu mucyo ndetse no kubazwa inshingano. Ikindi harimo kureba kure ndetse no gutekereza ibikorwa binini nk'uko biri mu mpanuro muhora mutugezaho, kandi tugatekereza ibyagutse hagamijwe kwigira. Mu mishinga migari y'icyerekezo dufite Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kandi yemejwe muri iryo genamigambi ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, twavugamo ingenzi. Hari umushinga witwa Islamic Cultural Center Hub muri Kigali. Uyu mushinga w'icyerekezo niwo mushinga uri ku isonga mu yo twifuza kugeraho, ndetse wamaze gukorerwa inyigo. Ubu ngubu inyigo ikaba yararangiye. Ibikorwa by'ingenzi bizaba biwugize no kugira umusigiti w'icyitegererezo wo ku rwego rw'igihugu twita National Mosque. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe twatekereje binini dushingiye aho igihugu kigana n'umurongo n'impanuro muduha zo gutekereza birambye. Tunarebye abashyitsi b'abanyacyubahiro igihugu cyacu cyakira harimo n'abayisilamu, natwe twasanze koko tugomba kugira umusigiti uhesha agaciro igihugu cyacu ndetse ukanahesha agaciro umuryango mugari w'abayisilamu mu Rwanda. Hanyuma nabo bashyitsi nabo batugenderera muri ya marembo igihugu cyacu cyafunguye, nabo bakabona aho basengera haberanye n'urwego rwabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho twateganyaga ni ahantu hegereye amahoteli makuru ku buryo abo bashyitsi rwose nabo bajya bamererwa neza. Dufite nanone kubaka icyicaro gikuru cy'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda. Nanone uwo mushinga ugizwe no kugira ivuriro rifasha abaturage batuye aho ngaho n'abava ahandi. Nanone harimo n'inyubako y'ubucuruzi muri iyo nyigo izajya idufasha muri rwa rwego rwo kwigira no kubona amafaranga yo gukemura ibibazo by'umuryango. Harimo n'icyumba mbera byombi, ndetse hakaba n'ahahariwe imikino n'imyidagaduro. Hanyuma hakaba na parikingi nibura y'imodoka zigeze ku 1000 zifasha yaba abagana aho ngaho ndetse n'abandi baturiye muri ibyo bice. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aha turabashimira umusanzu wanyu mwatwemereye ko muzatanga mu gikorwa cyo kubaka icyicaro gikuru cy'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda kiduhesha agaciro kinajyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyacu. Tugana ku musozo, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu twiyemeje ubufatanye n'ubwuzuzanye bw'ibyiciro byose by'abayisilamu. Nk'uko mubabona hano, ubu twese turafatanya, baturi hafi nk'abayobozi, abamufti batambutse n'abandi bayisilamu mu byiciro bitandukanye, abikorera ndetse na muri za nzego z'igihugu. Nyakubahwa, nabiyo babonye umwanya batugira inama, kandi turabona biri kugenda neza. Twongeye kubashimira byimazeyo ku mwanya wanyu mwageneye abayisilamu mukaza kwifatanya natwe. Mu izina ry'abayisilamu mu Rwanda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twongeye kubasezeranya ko tuzirikana aho mwatuvanye n'aho mutugejeje ndetse n'aho mutwerekeza heza harenze aho tugeze. Bityo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubyizere ko turi kumwe, turabakunda, turabashyigikiye, kandi duhora tubasabira ibyiza ku Mana Nyagasani.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashimiye kandi mwese abateraniye hano nongeye kubifuriza amahoro y'Imana n'imigisha byayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.